Imana itubabarire cyane. Imana ishaka ko abayisenga bayisenga bayizeye, bazi ko yumva kandi ikora. Kandi Imana ntizikora ibyo dushoboye. Imana yiteguye gukora gusa ibyo tudashoboye. Ibyo dushoboye biradutegereje ngo tubikore. Ibyo tudashoboye twizera Imana ishobora byose ko ibasha kubikora. Uri umunyamasengesho, uri umukristo, ufite n'ibyo ushinzwe mu itorero. Nimba wegera Imana, muze gusoma mu Baheburayo 11:6. Bibiliya iravuga ngo uwegera Imana, amen, akwiriye kwemera kuko iriho. Amagambo abanza kuri uwo murongo avuga ngo ntibishoboka ko utizera ayinezeza. Yaba afite ijwi rirerire cyangwa rigufi, yaba bikora umwanya muremure cyangwa mugufi. Twaranabivuze, mu bihe bye byose yakoze ntiyaranzwe no gutinda mu bintu ngo ariho bikunda. Amen. Yari yiyizeye, akizera Imana n'imbaraga zimukoresha, akabwira ibimwegereye n'ibiri kure bikamwumva. Urugo rwakunanira gusiza uko umugabo aza mbere. Umugabo ntiyomera nk'umugore, kandi yabaye umugore aba yaretse kuba umugabo. Muraho tubenga abaye Imana icyubahiro. Amen. Hari n'abapapa bazabasha umugabo akamukemera ngo uwo umugore gute kandi uri umugabo. Iyo uhumba inshingano zikureba, uwawe wikura mu kibanza cyawe. Ugomba kwera imbuto. Amen. Ku manywa na nijoro, hanyuma ugakora ibintu ushoboye mu murimo w'Imana. Icyo gihe ubu wabikorera Imana mu kuri no mu mwuka. Satani ntazarwanya impano bavandi, kandi impano ntituzazihemberwa mu ijuru. Oya, impano twaziherewe ubuntu, kandi impano yawe si yawe, ni igikoresho utijwe ngo udufashe twebwe. Yego, Satani azarwanya imbuto, kuko azi kuko tweza imbuto ariko twoza n'impinduka. Amen. Umukristo usenga mu kuri no mu mwuka yera imbuto, kandi mu muntu nakorera Data ngo azamuha icyubahiro. Tiwogira umunezero mwinshi ufite uburyo ngo unanirwe gukorera Imana. Si umunezero uva ku Mana. Abantu bakorera Imana, basenga Imana mu kuri no mu mwuka, bazi gukorera Imana. Imana ntishaka kuyikorera kubera byinshi ufite. Imana irashaka kuyikorera kubera kuko wayimenye kandi ukoresheje ibyo ufite. Ntabwo Imana izakubaza ibyo udafite. Amen. Ariko kubyo yaguhaye itegereje mu mugabane wayo, kandi iyo ni test. Icyo ni igipimo gipimisha abantu. Kwizera. Amen. Kudafite imirimo si sawa, kandi ntibishoboka kuko womenya gukorera Imana ngo ube kandi umuntu ubuzima. Amen. Abantu basenga Imana mu kuri no mu mwuka bahishuriwe ibanga ryo gukorera Imana. Gukorera Imana si ukuririmba gusa. Gukorera Imana, dukorera Imana mu buryo bwinshi, twitanze, dutanze ibyo dufite, dukoze, tuvuze, dusenze, dutekereje. Abe no kubwira umuntu inama nziza imuvana mu buyobe no gukorera Imana.
Amen. Ukorera Imana bingana. Yesu ubaye ubyina utizeye, ukabyina nta mbuto wera, ukabyina utarasobanisa ntihagija mu ijuru rizarigirisha ry'irindi. Imikutano myinshi cyangwa mikeya, ibitaramo bigira amasaha menshi cyangwa make, icy'ingenzi ni uko tumenya igikwiriye umukristo. Amen. Usenga mu kuri no mu mwuka. Bavandimwe, nimwizere, nimwere imbuto, nimukunde gukorera Imana. Amen. Nimubeho ubuzima bufite urukundo, mugira imbaraga zibabashisha kwatura neza. Yesu karaza, Yesu yogaruka, dosiye yawe igeze kuri, barakubwiye igihugu akamaze utagiye. Utekereze ngo ubuhombye ubugiye aheza kurusha mu isi. Yesu kara, ntugasenge udafite ibiranga abantu basenga uko Imana ishaka, utegereze ibisubizo Imana itanga kibikunda. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga data bamusengera ahatari Yerusalemu n'ahatari Gerizimu, ahubwo bakamusengera mu kuri no mu mwuka. Imana ibaha imbaraga zo kurangwa, amen, n'ibimenyetso by'abasenga mu kuri no mu mwuka. Data tuganze, amen. Niho duhaye dusoma muri iyi minsi yo mu giterane. Turasoma n'umurongo wa 24, hanyuma tuze gushima Imana mu magambo make, tuganire kuko umugoroba wabaye. Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Muze kudufasha mikrofone iguma ibe nziza kuko byatangiye, ntikomeze gucikira. Aho bishoboka mubikore neza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, yabanye natwe ubwo twemeraga kuzaza muri kino giterane. Baturaritse mbere cyane, ariko kubera ko atari twe tugenga ibihe n'iminsi, twakomezaga kuvugana nabo, twavuganaga ko tugomba gusenga. Imana yabikunda tukazabonana. Imana yabigenje neza, igihe cyarageze turaza. Imana yaratuyoboye mu nzira, twageze hano amahoro, kandi ndatekereza ko twahageze ku gihe kuko twabanye n'abantu mu materaniro. Kugeza ubu dukomeje kugirana ibihe byiza. Itorero rya Shilo ryadutumiye. Imana yaturinze ikanatuyobora, ihabwa icubahiro. Turashimira nanone ikaze itorero, duhereye kuri representa w'uru rusengero wari ufite gahunda yo kuza, ariko bikaba ngombwa ko tubana en distance, tutari kumwe kubera impamvu. Uwavuganye n'abo bakorana, n'aba apotre, n'aba bishop, n'abashumba, inama y'itorero ikemera ko kandi kudutumira tukabana mu bihe byiza by'amasengesho. Turabashimira ikaze yanyu, turabashimira kutuzirikana no kwifuza ko twabana. Buriya abashitsi
ni ibyishimo by'abasangwa, ariko kandi n'abasangwa nibo byishimo by'abashyitsi. Kutwakira mukadufata neza, mukaduha umwanya uhagije kugira ngo tubane namwe mu ijambo ry'Imana. Turabashimira, Imana ibaha umugisha kandi kaze ryanyu muzarihe n'abandi. Turashimira abantu bose. Iyo tugeze aha ndatekereza ko iyi ari inshuro ya gatatu, bitwereka imibanire ya Shilo n'abandi bantu. Tubana n'abantu benshi, mutegura nk'itorero n'itsinda ry'ubuyobozi mufatanije n'abandi, ariko mugakenera kuko umuhana wose cyangwa abantu bose batuye muri aka gace musangira ibi. Iyo tubona turi kumwe n'abantu benshi, hari isura biduha y'umubano wanyu n'abandi. Rero turashimira abantu bose baje hano. Nabonye amasura menshi y'abantu nzi, abakozi b'Imana batandukanye, abavuga butumwa, abashumba, abapapa n'abamama. Iyo abantu ari benshi kandi uzi abatandukanye, si byiza kuvuga amazina amwe ngo ureka yandi, ariko mwese abo twashoboye kubona twababonye kandi twishimiye kubana namwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi no iwanyu muza musirimba cyane, murabisha kubera impamvu zitamuturukaho bitewe n'icyo Imana ikoze. Zumvikane neza, ntibivuze ko iyo Imana yagiriye umuntu neza urwo rumwe rwo kubona kugira neza kw'Imana akagera ku rundi. Niko byagendeye uyu mubyeyi, yitwarire ye nuko yabagaho ibyamwemereraga kuvoma igihe abandi baza bavoma. Tugisoma iyi mirongo yombi, twasezeranye n'itorero ko tuzaganira ku gihe n'uburyo bwiza bubereye bwo gusenga n'icyo Imana ishaka ku banyamagisho, kandi twabivuzeho kuva dushitse kugeza mu gitondo. Amen. Muri uyu mugoroba wo gusezerana twahisemo kuganira ibiranga umuntu usenga Imana mu kuri no mu mwuka. Amen. Kuko Bibiliya yaratubwiye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri, sema haleluya, basengera Imana mu mwuka no mu kuri, kuko Imana ishaka ko bene abo aribo bayisenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Ndaganira cyane mpayireba hano kubera kuko abari kubyumva ariko bambwiye baza banongorera abantu ko barahindukira ngo mikrofone ikamera ukundi ngo kuguma kureba iyi niho biba bimera neza, ariko sinovuga ameze gutya ngo nduwe ndangize ndaruha mpindukire gutya nta kibazo. Amen. Ndaza no kuva hano ku gatuti ngere nka hariya, kandi ndabikora mu mwanya muto kuko hari ibindi bikorwa nyuma, ndetse harimo no gutaha kuko turara hano. Siko bimeze? Yego. Tugiye kuganira ibiranga umuntu usenga ukuri no mu mwuka. Amen. Mu bintu byinshi tuvuga, igisirimba ntikiri nubwo twasirimbye. Pipi nta naho tukisoma. Zo dusoma kuzinira Imana. Kandi ntimubwire ngo ubwo mvuze gutyo ngo ndacanga. Ndaza kwicara nasubiye kuzina. Amen. Amen. Ibiranga abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa basenga mu kuri no mu mwuka.
Amen. Hano mu rusengero nta byapa by'abanyamwuka bihaba, ku buryo twohindukirana umuntu twaba tubona ari umunyamwuka nubwo yovuga kundi. Ariko mu miterere y'Imana no mu mikorere yayo, abakorana nayo mu kuri buzuye n'umwuka bagira ibibaranga, kandi ibibaranga ntibibagaragaraho mu materaniro gusa. Ibibaranga ni ubuzima bwa minsi yose. Wesha Imana yawe icyubahiro. Ni byinshi biranga abagabo n'abagore basenga Imana mu kuri no mu mwuka, ariko turavuga ibintu bitandatu. Amen. Hanyuma ubihuze n'umwuka ukubamo, wiha amanota ntabaguciriye urubanza. Nusanga uzi ukora ibintu bitandukanye n'ibyo n'ibindi tutavuga, kuko ni byinshi ntitwabirangiza, uhindukire usenga Imana, uhure na Yesu, uve mu gihe cyo kwibesha no kurangazwa n'ibitariho, kuko iyi si tuyirimo igihe gito. Imyaka yacu iziba 70, yaba myinshi bukeya cyane ikaba 80, kandi nayo iba yuzuyemo umuruho, umubabaro, ibiriyo, akababaro n'ibindi. Amen. Ni byiza ko umuntu akunda igitaramo, ni byiza ko umuntu akunda itorero, ni byiza kuko umuntu aba mwivugabutumwa, ni byiza kuko umuntu asenga ariko abikora mu kuri no mu mwuka. Amen. Icyo ni cyo gihe abakorana kandi abakorera Imana. Amen. Igihe kiriho ubu ngubu abantu bafite umwete wo gukorana na social media kuruta gukorana n'Imana. Abantu bakeneye gukorana n'abandi bantu kandi iby'Imana, ariko bashaka gukorana n'abantu kuruta uko bakorana n'Imana. Imana ni umufatanyabikorwa wiyemeje gukorana natwe iteka ryose. Amen. Ariko Imana ishaka gukorana n'abayoborwa n'umwuka, bakora mu kuri no mu mwuka. Nituvuga ukuri, ibitekerezo byawe ubigarura ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yohana yandika isengesho Yesu yasenze. Yesu asabira abigishwa ko agiye kubasiga mu butumwa bwiza bwa Yohana, wereye kuri 17 ugakomeza. Musomyi mwiza uzi gusoma Bibiliya Kinyarwanda, turagenda dusoma, kuko nituvuga ibitekerezo byacu turavuga imirongo dukura muri Bibiliya kugira ngo bidufashe. Twasomye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri. Amen. Basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Hari abantu basenga ariko badasenga mu bushake bw'Imana, bagasenga bakagera n'igihe cyo kwerekwa ariko bavuganye nabo n'indi myuka, batavuganye n'Imana. Ibyo mvuga hari ababyumva, kuko hari abahanuzi b'ibinyoma bavuga Imana itavuze, bagakora gahunda zitari mu Imana, bagasambura kuruta kubaka. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana zivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Amen. Amen. Wezi Imana icyubahiro. Amen. Amen. Ibiranga abantu basenga mu kuri no mu mwuka ni byinshi cyane, ariko abantu basenga mu kuri no mu mwuka, amen, ubuzima bwabo, icyambere muri bitandatu twateguye
buyoborwa no kwizera Imana. Bagenda bayoborwa no kwizera kuruta kuyoborwa n'ibyo bareba. Nimba usenga cyane cyangwa buke, nimba wiyigiza kenshi cyangwa gake, udafite kwizera, gusenga kwawe kiguhura n'uko Imana ishaka, kandi nta musaruro kotanga. Imana itubabarire cyane. Imana ishaka ko abayisenga bayisenga bayizeye, bazi ko yumva kandi ikora. Kandi Imana ntizi ikora ibyo dushoboye. Imana yiteguye gukora gusa ibyo tudashoboye. Ibyo dushoboye biradutegereje ngo tubikore. Ibyo tudashoboye twizera Imana ishobora byose ko ibasha kubikora. Uri umunyamasengesho, uri umukristo, ufite n'ibyo ushinzwe mu itorero. Nimba wegera Imana, muze gusoma mu Baheburayo 11:6. Bibiliya iravuga ngo uwegera Imana, amen, akwiriye kwemera kuko iriho. Amagambo abanza kuri uwo murongo azavuga ngo ntibishoboka ko utizera ayinezeza. Yaba afite ijwi rirerire cyangwa rigufi, yaba bikora umwanya muremure cyangwa mugufi. Twaranabivuze, mu bihe bye byose yakoze yaranzwe no gutinda mu bintu ngo ariho bikunda. Amen. Yari yiyizeye, akizera Imana n'imbaraga zimukoresha, akabwira ibimwegereye n'ibiri kure bikamwumva. Nigeze kubona abantu basengera umuntu ngo bagereho baramukubita amaboko. Zirya si imbaraga z'Imana zitera abantu gukubita umuntu, ni intege nke zabo muri procedure yo gusenga. Kuko umuntu ntiyocicikeshwa n'ibipfunsi umukubisi wa usenga, yocicikeshwa n'imbaraga z'Imana zimbetiriza umwuka umurimo. Amen. Abantu basenga mu kuri no mu mwuka barangwa no kwizera Imana. Amen. Kandi kwizera Imana ntaho bihuriye no guhabura abantu no kubakanga, ni ukuyizera. Imana izikorera mu binyantege nke, Imana izikorera mu binyembaraga, Imana izayumva izuba rirenze, Imana izayumva umwijima wabaye, Imana izayumva nta mikrofone. Umutima wizeye Imana ugaragaza ko amen, usenga Imana kuko Imana ibishaka. Masengesho yawe uko yabangana kose, Yesu yabwiye abantu ngo bibabere kuko ubyizeye. Amen. Kwizera ni indangagaciro nziza, ni ikimenyetso kizima kiranga umukristo usenga mu kuri no mu mwuka. Hari abakristo benshi, ino sinzi niba bihaba, bakunda gutanga ibyifuzo cyane. Bavuga ngo abasengerwa agatambuka, kindi cyumweru bavuga ngo abasengerwa agasubira agatambuka, ku kindi bavuga agasubira agatambuka. Uko basengeye abantu agahoraza, ukibaza nimba amasengesho y'ubwo agira akamaro ako kanya, yataha agashira. Ariko utekereje cyane usobanukirwa intege nke zimubamo no kutumva Imana neza. Imana itubabarire cyane. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka agomba kurangwa no kwizera. Imana ibaha impano n'imbaraga zo kuyizera, ngo mu gihe musigaranye ibyo mukora mubikore mwizeye. Yesu aduhane umugisha. Amen. Icyakabiri, umuntu usenga mu kuri no mu mwuka ntazasenga gusa, azayera n'imbuto.
agira imbuto nziza kwera imuhira no kwitorera. Nubona umuntu azasenga cyane ndetse akagira n'impano nuko kwizera akaba agufite ariko ntiyera imbuto, hari icyo azababura mu mikorere ye ya gikristo, mu mibanire ye n'Imana. Mbwirira mugenzi wawe ngo kwera imbuto. Hari abantu batera imbuto ariko Yesu yarababwiye ngo simwe mwandoranije ahubwo ngo nije wabatoranije kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu ngo zigumeho. Amen. Abandi bantu ibyo bazabibamenyeraho ko muri abigishwa banje. Muze no gusoma mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 6 umurongo wa 43 n'uwa 44. Umukristo usenga mu kuri no mu mwuka yera imbuto, agira imbuto nziza. Bibiliya ivuga ngo mugire imbuto nziza, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo ngo babasebya ngo nk'abakora nabi, ariko ngo nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. Biratangaje kuba mu giterane kingana nk'iki ukaririmba ugakomera ugatera hejuru, ariko hanze aha kuwa mbere uzwi nabi utagira imbuto. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka aza yera imbuto. Amen. Amen. Abagore bazaberera abagabo imbuto, abagabo bakerera abagore imbuto, abana bakerera ababyeyi babo imbuto, abana bakerera ababyeyi imbuto, abakristo bakera imbuto mu itorero, quartier igahinduka. Gusirimba tutera imbuto ntituba dukora nk'uko Imana ishaka. Kuzina cyane nta musaruro bitanga mu gihe tudafite ubuhamya bwiza, kuko igisirimba ubu ducecetse iyo hataba kamera aho umwuka irebera cyatambutse, ariko imbuto zigumaho. Amen. Amen. Bibiliya ivuga ngo ineza y'umuntu izimutera gukunda. Hari abantu bazavuga ngo bani kibaba tacho bakunda mugira neza usinzi ko abantu baranya abantu ntibakwa. Uzera imbuto wegera Imana. Barabivuze burya abantu baza bajya gukorogana n'abandi barabanje gukorogana nabo ubwabo. Iyo umukristo atera imbuto ibyo yokora byose nta kimenyetso amen kigaragaza ko ubuzima bw'ubumana buri muri we. Tugomba umukristo mwiza waravutse uri umukobwa ugashakwa uri umugore, igitondo kimwe uzifuze kuba umugabo kandi uri nyina w'abana, bamutekereza ngo uwo ba nk'umugabo tuzokunda uri umugore kugeza agarutse. Kandi kuba umugore si icyaha, abariho bose babyawe n'abagabo. Urugo rukakunanira gusize uko umugabo aza mbere. Umugabo ntiyomera nk'umugore, kandi yabaye umugore aba yaretse kuba umugabo. Muri aho twebwe abayimana icyuha. Amen. Hari n'abapapa bazabasha umugabo akenera ngo uwo umugore gute kandi uri umugabo. Iyo uhumba inshingano zikureba uwawe wikura mu kibanza cyawe. Ugomba kwera imbuto. Amen. Amen. Ku manywa na nijoro, hanyuma ugakora ibintu ushoboye mu murimo w'Imana. Icyo gihe ubu habikorera Imana mu kuri no mu mwuka. Satani ntazarwanya impano bavandi, kandi impano ntituzazihemberwa mu ijuru. Oya, impano twaziherewe ubuntu, kandi impano yawe si yawe
ni igikoresho utijwe ngo udufashe twebwe. Yego, Satani azarwanya imbuto kuko azi kuko tweze imbuto ariko twoza n'impinduka. Amen. Umukristo usenga mu kuri no mu mwuka yera imbuto. Ubwira izihe mbuto? Kuzina neza, kutega amaboko neza, kutera haleluya ndende, kusimbuka bikagaragara neza, kushorerana na ritme. Ubwira izihe mbuto? Abantu bakuzi neza uretse njye w'umugenzi bakuzi gute hano? Abantu baza bibesha cyane, buriya kiwonaniranwa n'abantu bose ngushobokane n'Imana. Imana sizoza kurahura mu wawe. Kiwonanira abantu ngo wange inama zabo, unanirwe kuberera imbuto, hanyuma ngo nibavuze ingoma ngo bari Imana mushobokane. Amen. Yesu rekomandasiyo yatanze amaze kuzuka 28:19 mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yabwiye abantu ngo nahawe ubutware. Amen. Kandi mu isi no mu ijuru ngo ni mugende. Mugende ngo muhindure abantu. Sema haleluya. Mubahindure ngo kuba abigishwa abantu. Mubigishe abemera mu babatize. Yababwiye ngo babahindure kuba abigishwa abantu. Abapasiteri bazavuga mu kanisa ryacu. Kanisa ryawe ubwira abakristo warapfuye se? Wabambiwe kanisa matitri. Amen. Yesu yarababwiye ngo ni mugende muhindura abantu ariko mubahindure kuba abigishwa abantu. Nyamara arababwira ngo ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Ibyo twasezeranye ngiye kubigeraho. Tugiye kwihuta, tugiye kuvuga cyane dusakuza. Mbega baheze Imana icyubahiro. Ariko mwere imbuto. Mwere imbuto. Iyo uhagurutse abantu bakishima bariyogoshesheje nta musatsi bafite. Ese kuri yagiye kugira gute? Yarayagize gutya, yarayagize kibiremereye cyane k'ibyo wiyiziho wewe. Mwere imbuto. Abantu basenga mu kuri no mu mwuka barangwa n'imbuto nziza. Amen. Kuko Imana no ikora. Sinzi ko bikumerera neza cyane ariko birakumerera neza kubera kuko wateranye. Gatatu, abantu basenga mu kuri no mu mwuka barangwa no gukunda gukorera Imana. Abagabo ni buntu muke bandebe. Amen. Na fundraising iri no kwishiro ntare bambwiye ariko inabaye Imana ishimwe. Muraho. Hari abantu bahishwe, bananiwe, batazi, batumva gukorera Imana icyo ari cyo. Amen. Amen. Ushaka kwikorera ni. Amen. Amen. Ushaka gutera intambwe, ushaka kuva aho uri ukagera ahandi mu buzima bw'umwuka no mu buzima bwa minsi yose. Amen. Amen. Ugomba kumenya gukorera Imana. Amen. Amen. Ibyo ufite nutabituma ibyo udafite n'ibyo ufite bizashira. Nuko byubatse hejuru haba Imana, munsi hakaba abantu, hasi hakaba ibintu. Yego, ibintu n'abantu ni iby'Imana. Nushaka ibintu uzonegosiye n'Imana, izo guhuza n'abantu yabihaye mu bisangire. Niwiruka ku bintu z'abandi utari kumwe n'Imana bazogufunga ino. Uzoje kubaka ahantu bataguhaye urebe ko iyo nzu batayigukuramo yuzuye.
cyangwa bakayisambura. Gukorera Imana. Amen. Ushaka kwikorera neza azasobanukirwa ibanga ryo gukorera Imana. Bibiri izivuga ngo umuntu nankorera ngo akurikire, kandi umuntu nankorera data ngo azamuha icyubahiro. Tiwogira umunezero mwinshi ufite uburyo ngo unanirwe gukorera Imana. Si umunezero uva ku Mana. Abantu bakorera Imana, basenga Imana mu kuri no mu mwuka, bazi gukorera Imana. Imana ntishaka kuyikorera kubera byinshi ufite. Imana irashaka kuyikorera kubera kuko wayimenye kandi ukoresheje ibyo ufite. Ntabwo Imana izakubaza ibyo udafite. Amen. Ariko kubyo yaguhaye itegereje mu mugabane wayo, kandi iyo ni test. Icyo ni igipimo gipimisha abantu. Kwizera. Amen. Kudafite imirimo si sawa, kandi ntibishoboka kuko womenya gukorera Imana ngube kandi umuntu ubuzima. Amen. Abantu basenga Imana mu kuri no mu mwuka bahishuriwe ibanga ryo gukorera Imana. Gukorera Imana si ukuririmba gusa. Gukorera Imana, dukorera Imana mu buryo bwinshi. Twitanze, dutanze ibyo dufite, dukoze, tuvuze, dusenze, dutekereje. Abe no kubwira umuntu inama nziza imuvana mu buyobe no gukorera Imana. Amen. Ukorera Imana bingana. Yesu ubaye ubyina utizeye, ukabyina nta mbuto wera, ukabyina utarasobanukiwe ibanga ryo gukorera Imana, mu by'ukuri ukubuza ubyinira iki? Dusubire mu rugo tubane hano. Abadukurikirana muri aho, mu Imana icyubahiro iyo muri. Wayuze ukora ibyo uzi ukora byose, nta kwizera. Amen. Nta mbuto wera, nta banga washuriwe ryo gukorera Imana. Ikigutera gukora ibyo ni iki? Kandi ufite imyaka y'ubukure, ufite nk'ikarita ibyangombwa. Ngiye kurangiza nuko umukutano urangiye. Amen. Amen. Si igitangaza Imana ikumugisha. Nihaze n'undi wino wa akona mfite icyizere kirenze. Abantu bazamubaza muzi uko mvuga se, mubarikiwe sana mugaragara. Mundebe bano bantu murabazi. Uyu niwe nabonye abyina, n'uyu yaza abyina mwe mumuzi. Aza abyina cyangwa yibereye aho ngaho. Abana abakozi b'Imana beza. Kubyina bisobanukiwe ubuzutse no kuba umukristo. Abagabo bangana nk'abo barambwiye bose ko batarwaye, niko nari mbabajije. Abagabo bangana gutya bafite iyi myaka babonye icyo barya ku manywa, batagize stress y'ibibazo, babyinnye bevera kudederije n'abisigaro, ntibaba babarusha ububyutse, nibo bagikomeye gusa. Umuntu ungana gutya uzibushe udafite ikibazo, bavugisha umukunga
gusenga neza adafite amarangamutima ari mu ruboga yo kwamabisa ntaho bihuriye n'ubusutse no gukorera Imana. Nimuza mubona abantu basirinze bashubijemo batinze sibo banyamuka oya ariko umuntu yosirimba yuzuye umwuka cyane agasubiramo agatinda ariko gusimbuka ubwabyo kibivuga ko ariko gusenga Imana mukuri no mu mwuka biterwa nuko amagara ameze. Umuntu baramwambitse mahana mu mugongo kiyosimba kuri ya apotre zasimba icuma cyo kwishaganya kibo gushira nk'icuma mu mugongo mu Buhindi byaraguhenze ngo numara uzugira gutya gusa cyo kwishaganya kandi waragiyeyo bigoye cyangwa akaguru karimo nk'icuma iviri dahini wo bikora buke ariko Imana ishaka amen nuko dukora ibintu twizeye twera imbuto twarasobanukiwe gukorera Imana birenze kuzi bandi bapemusha abantu beza kabisa. Ariko bani mvuga ngo tuzine kimureke kuza nanjye ndabani hano twaba tuzi ibyo ndibzorwa bigira ikibazo kuzina si icyaha amen. Murabona ko abantu benshi bakunda kuzina baza baburira uburyo abayobozi ba gahunda tibiraba hano akarakara mukabibona akarakara madame watari we wayoboye abana bi watari we bateguye igiterane ngo se ukumutugize gute kuraje kutugira gute ko waje mu giterane yiretse bagahagarikirane cyane cyane urubyiruko. Uriya iyo ufunze isura mu materaniro uwayibuza bungeri gukora gahunda bapanze tubupanze neza. Umunezero ntiwoshira Imana ndiyokura umunezero mu mutima y'abayikunda itarajana itorero kandi gisirimba gihagaze ubunebwe ntibuza bumanuka. Presence y'Imana iturimo amen. Harima zisimba twe zirusha sente nigitahari twoganira n'Imana amen. Ko bantu bakuze ko barumva twajanye ariko abato ntibosaza ngo mu myaka ya nyari myinshi tibikunda umuntu ndiyo mu musaza ngubwo babana n'abasaza benshi muri kanisa. Conflit de generation izareke uzamureke igisirimba kibe banezerwe namwe mwageza mu buzina bataravuka ariko nyine ikirangiza amateraniro kandi ndikibura iyo equilibre ibeho kugira ngo twimane icyubahiro. Arabaza amabizi akamata ngo byanze ko baramugusakuza gusa bahaye basakuza ufite umutima udahaye wihangana kandi nyina bateraniro ntari mu kukugwa neza wenda ntambuto wera takwizera ufite cyagiterane na imuzamura abandi zanyu zibaho ziri muri telefone Android nazo mukuru mukabesha telefone. Umuntu ko yosirimba koza ndakunda ijambo ry'Imana baba harabikora kuri n'umunyiko ntaco kuyobora. Umuntu usenga mu kuri n'umunyuka akunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ityazo rityazo ni inyundo iducura ni inzira ituyobora n'ubwenge buduhindura n'Imana muri twe nagakiza n'amahoro. Kutagira ijambo ry'Imana ukunyagwa bwawe uri mu kanisa tiwosenga mu kuri no mu mwuka udakunda ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibizanditswe zera zose zahumetswe n'Imana umara tiwogora amateraniro uzusoma Bibiliya ugakora ibyo tibikuru dushobora no kwesha ngo Imana yavuze uzusoma Bibiliya neza wama wihandagaza mu bantu bangana
uvuge ngo Imana yavuze ntacyo yavuze. Kandi kuvugira mu bantu benshi ngo Imana yavuze ntacyo yavuze ibiza bituma ibyo wabeshe bisohora. Gukunda ijambo ry'Imana. Amen. Iyo tudakunda ijambo ry'Imana twoze indi myaka 10 igashira ntako tubaye, ntacyo duhinduye, nta mbuto tweze. Biriya byose byabanje bihatswe n'ijambo ry'Imana. Ntiwo kwizera udafite ijambo. Amen. Ntiwo kwera imbuto nta jambo. Ntiwo kunda gukorera Imana nta jambo. Yesu aja mu ijuru ntiyasigiye abantu indirimbo, yabasigiye ijambo. Umugaragu w'Imana yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo sema haleluya, kugira ngo bizandinde kugucumuraho. Tuvuga ijambo ry'Imana ngo uzubesha, wanduranye, uteranye abantu, wibe, usebanye, usambane, uroge, ukora amanyanga, usenye amatorero y'abandi, urekirita abakristo b'abandi, uzane ingorane mu nkambi. Uzuye ijambo ry'Imana ubangira abantu. Amen. Kuko Imana iba yarabaye muri bo. Iyo Imana iba muri bo izi kubanira abandi bantu. Ijambo ry'Imana. Nuko turi hanze. Hari abantu basirimba mu rusengero baje kubwiriza bakapita hanze. Mubamubwiye kiwo hunga ijambo ngube. Habe nino hazokunanira no gutekereza ngo haroroshe. Kiwo umukristo udakunda ijambo ry'Imana. Ubuzima bwa Kristo bugushoboke. Ijambo ry'Imana ni urukingo, ni umuti uzuvura imbere n'inyuma no hagati. Iyo wumvise ijambo ry'Imana umwuka wawe uzuba muzima, ubugingo bwawe bugahembuka, umubiri wawe ukagira comportement, icyubahiro kigahabwa Imana ya Israel. Ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Ubundi turarisoma, tukaritekerezaho, tukaryigeraho. Amen. Tukarishira mu bikorwa. Basa. Gatanu tubana ku musozo. Iyo usenga mukuri no mu mwuka ugira imbaraga zo kwatura neza. Amen. Hari abantu bagize ikibazo ku rurimi. Aho ndabasaba gusoma. Ninde unsomera? Somera mu Baheburayo 10:23 na Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:12. Munsomera aho hantu hombi nihuta mvuga iki kintu. Hari abantu bagize ikibazo ku rurimi kubera kutizera, kubera kudakunda ijambo ry'Imana. Azabyuka akama yihanurira nabi. Babonye 23 aravuze ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu. Tanyeganyega. Kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Amen. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:12. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu. Ndashaka kuvuga imbaraga zo kwatura bukeye. Umunsi ibihe arimo arahareba, araza gusoma. Amen. Ikintu cyose ibikuri imbere n'ibikuri inyuma, ibyo utekereza ko bigira amatwi n'amaso n'ibyo utekereza ko bidashobora kumva, byose biri expose kumva Imana. Amen. Nta kintu kitokumva, habe n'imyuka itagaragara yumva Imana. 6:12. Uje urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho. Yego. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza. Ico kimenyetso niko kuvuga ngo ukubita utareba. Sinaga Yesu n'ubwo warivuze, ariko nanone biza kuba
reka bibe ntabona hari abantu izina rya Yesu rizahisa nkaho ntacyo ribamariye kandi ryaramaze byose. Bibiliya ivuga ngo utigeze kumenya icyaha. Amen. Imana hari uko yamuhinduye ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Hariho imbaraga zo kwatura ku bantu basenga mu kuri no mu mwuka. Baza basengera ibintu bakizera bagategereza ko ibyo bavuze bizagira impact mu isi y'umwuka, Imana ikabyemera. Yoshua umunsi umwe urugamba rukomeye. Amen. Intambara yabaye barwana n'ababisha babo. Yabonye Imana iri mu ruhande rwabo abwira izuba. Amen. Aravuga ngo wazuba uhagarare. Imana nayibwira izuba ati Yoshua yabivuze ngo mahuri. Amakuru yavuzwe. Imbaraga zo kwatura. Iyo umutima wizera akanwa katura ibintu byiza. Tukaza watura nabi bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Iyo uvuga ibintu bibi finalement biba bibi. No muri ibi bihe tugowe dufite intambara n'ibibazo hirya no hino n'amatandanse atandukanye, mu bihe wumva ibintu gutandukanye n'uko abandi, tukature nabi. Uza wizera Imana. Kwatura ufite imbaraga. Urimo kwatura iki? Uratura ubuzima cyangwa urupfu? Uratura kuba abasenga mu kuri no mu mwuka bazi kwatura neza, kuko Imana ishigikira akanwa kawe. Eliya kuri Karumeli yarasenze abwira Imana ngo bimenyekane. Bibiliya nizi dusobanura ko hari kugahira cyangwa muci, ariko yaravuze ngo umuriro numanuke. Sema haleluya. Umuriro uramanuka aho wavuye muzomubaza musome Bibiliya. Wewe barutse twiki gitambo niyo dusenga tuba twatura. Amen. Iyo twatura bivuye ku mutima wizeye bitanga umusaruro. Tugomba gusenga ngo wuzuzwe cyangwa uzine hanyuma ngo bigucikane. Ndashoje kandi sinarizi ko bari uyu mwanya ariko mwihangane. Ejo yandi materaniro njewe nzaba gatandatu. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka arangwa n'urukundo. Navuze kandi ejo hari abantu bakeya babama ko kubona hari abamama benshi. Abamama muri aho n'Imana icyubahiro. Amen. Umuntu undi yovuga kuri za rugo ngo avuze n'ipendo cyane azayanga ko abakobwa b'abandi bashaka agambana agakora propaganda mu kambi akohereza amawudi i Bugande n'i Kigali no muri Amerika akamavuga ngo wose umugeni mu mureke kandi azasengera biwe babiri bagejeje imyaka ngo bashaka. Usengera abana babiri babo ngo bazoshakwe bamara ugacuragurira umwe w'abandi uko batarabaza abantu ubundi bamubashije bavuga ngo sumugeni niki shito sumutu. Iyo umuntu ayobowe n'umwuka azagira urukundo. Bibiliya ivuga ngo bakundwa dukundane. Sema haleluya. Kuko ngo urukundo ruva ku Mana. Umuntu ukunda azimana yazawe n'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Abantu barangana bakagira ishari